Reka mbasuze kandi bivuze byiza mwe mugaje kudukurikira kandi byose kudukurikira umunsi ku wundi. Reka tureze neza abakunzi bacu bari muri diaspora aho bari bumve ko tubaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ni itsinda rero She Silver Foundation aho rero rikomeje gukora izenguruka mu bigo bigiye bitandukanye, by'umwihariko nyine dore kuri kugenda itanga ubutumwa. Nifatanyije rero n'ikigo gikomeye cyane hano ku isi aricyo UNICEF nyine, dore ko bari kuzenguruka mu bigo by'amashuri, bamaze kuzenguruka mu bigo bigera kuri 3 kugeza magingo aya. Ni ibirori rero biri kugenda byitabirwa n'abantu benshi bagiye batandukanye, dore ko ubwo baherukaga nyine ku kigo cya Camp Kigali aribwo nyine She Silver yeretse urukundo n'abanyeshuri mu buryo budasanzwe. Bamugeneye impano rero, by'umwihariko impano zirimo bimwe mu bishushanyo nyine bamushushanyije, by'umwihariko nyine nk'abanyeshuri nyine biga muri iki kigo, ndetse bamwohereza n'ubutumwa yuko rero uyu ari Ronaldo wabo. Uyu She Silver rero yabigarutseho ku mbuga nkoranyambaga, ndetse nawe abashimira by'umwihariko nyine uburyo bamugaragariza urukundo, ndetse bakanamya yuko bamwe mu banyeshuri nyine bo muri iki kigo ari bafata nk'aho nyine ari Ronaldo wabo. Byose ni ibintu rero byakomeje kumunezeza, dore ko nyine mu itura ari kurangwamo udushya twinshi cyane. Hano rero ubwo batangiraga iyi tour harimo rero n'uyu Sina Gerard, dore ko nawe ari umwe rero mu baherekeje iri tsinda nyine, arimo yamamaza n'ibikorwa bye bisanzwe nyine akora, harimo nyine akabanga ndetse n'ibindi byinshi barizwana nyine kwa Sina Gerard. Ni ibirori byaranzwe n'udushya twinshi cyane, dore ko abangaba nyine bacinya akadiho ubundi barabyina karahava rwose, ubona rwose ko nyine ari ibintu byiza kandi bifite agaciro. Ibi byose rero byabaye ubwo nyine mu itsinda She Silver Foundation harimo havugwa umwuka mubi, dore ko ari umwana muto cyane witwa Iranzi yamaze gusezera rero ava muri iri tsinda, dore ko bamwe rero byagiye bibagarukaho, bamwe bagiye batera urwenya baravuga bati uyu mwana azi gukora promotion cyane, kuko ntabwo numva ukuntu akora promotion y'indirimbo ye, dore ko mu gihe kitageze no mu minsi 4 cyangwa 3 indirimbo yisigira abari bayirebye nyine barenga 100,000. Akaba rero ari ibintu rero byagiye bivuga ko yaba ari prank cyangwa se byaba byarateguwe nyine n'uyu mwana ukiri muto cyane nyine Iranzi. Akaba rero yaramaze kuva rero mu iri tsinda rya She Silver Foundation, by'umwihariko nyine akaba atarimo anagaragara nyine muri uru rugendo nyine bafite rwo kuzenguruka mu bigo, ndetse uyu Iranzi nyine akaba akomeje gukora umuziki we ku giti cye, dore ko ari n'umubyinnyi, akaba n'umuraperi mwiza cyane. Ni indirimbo ikomeje kwigarurira abatari bake kugeza magingo rero, akaba ari indirimbo imaze kurebwa n'abasaga 100,000. Aha ni ku rubuga nyine rwa YouTube, dore ko mu gihe gishize cyane taragera no ku minsi ngahe uyu Iranzi nyine yateguje ko video yayo nayo ari vuba, ndetse ko nayo nyine iri bugufi. Ejo bundi rero bakadohereza indirimbo yitwa Basale ikozwe neza mu buryo bw'amashusho. Hagati rero y'umunyamakuru Yago Pondati ndetse nyine n'umu DJ Brian, ntago ibintu bimeze neza, dore ko nyine abangaba bari gushotorana ndetse nyine bari gushondana mu buryo budasanzwe. Bamwe rero bakoresha imbuga nkoranyambaga uyu munsi bahagurukiye hejuru cyane, ubwo uyu munyamakuru Yago Pondati yajyaga mu kiganiro ubundi akagaragaza amarangamutima ye, bikageraho ahari ravuga ati niki ntakoze muri showbiz, niki ntakoze ku buryo abantu bose mu nyanga bingana gutya, ndetse mukangambanira mugashaka no kunyica. Byose nibyo Yago yagarutseho mu kiganiro yagiriye ku muyoboro nyine wa YouTube, aho rero bamwe bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane, by'umwihariko nyine nk'aba bloggers bagiye batera hejuru baravuga bati Yago ibi byose akwiye nyine kuganirizwa ndetse byose bikarangira. Bamwe rero bagiye bamushinja gukoresha ibiyobyabwenge, akaba ariyo mpamvu rero bituma bavuga ati ibigira rwose ni ibiyobyabwenge biba biri kumukoresha, ariko bamwe bagiye bamusabira ko leta yacisha make rwose nyine ikamwegera, ubundi bakabasha kumenya ikibazo gihari. Uko bamwe mu bareberera hafi nyine bamwe nyine mu byamare bajya bavuga ko Yago ashobora kuzagira ikibazo gikomeye, havaho rero ndetse no kwiyahura, dore ko depression yo yamaze kumugeraho mu buryo budasanzwe. Yibazwa rero ati Yago amaherezo yaraba yahe.
yakomeje gutabaza inzego zibishinzwe by'umwihariko nyine nka RIB, aho yavuze ati muzegere uyu DJ Brian ndetse mukurikiranire hafi dore ko acuruza ibiyobyabwenge. Ariko uyu DJ Brian we yabyamaganiye kure avuga ko rwose nyine ibi ari ukumubeshyera ndetse ko nta n'ibihamya afite. Mu kiganiro yagiriye kuri YouTube channel we nyine ya DJ Brian yagarutseho avuga ko nyine uyu Yago Pondat ashaka kumwangiriza izina rye, dore ko no mu kiganiro yavuze ko nubwo Yago Pondat yashinje nyine uyu DJ Brian gucuruza ibiyobyabwenge, ibi atari byo yagarutseho nyine ubwo yatagingaga RIB ku rukuta rwabo nyine rwa Twitter, aho nyine yarabashije kuvuga ati uyu Brian yashatse kunyica, nawe ari mu gatsiko k'abashatse kumuhitana. Amakuru yose turakomeza kuyakugezaho gatanu ku kandi, gusa icyo ngusaba no kuhakanda subscribe ugafungura n'inzogera kugira ngo byose byiza biranabye kugeraho gatanu kuri gatanu. Jye mwabanye nitsa wakanda, abashimiye.